Kuki batatwitse miliyari 20 z'amapi? Nk'uko kominote bamwe babyifuje. Pi Network ivuga ko kugabanya supply kugera kuri miliyari 20 byatuma igiciro kizamuka cyane mu buryo bwihuse, bigahita bibuza abantu benshi cyane cyane abo mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere cyangwa se mu nzira y'amajyambere kwinjira mu mushinga wa Pi Network. Aho gutwika coins rero bahisemo kugenzura inflation cyangwa se itakazwa ry'agaciro k'igiceri binyuze muri halving, aribyo bita kugabanya mining rate uko imyaka igenda ihita. Ibindi ni KYC ikomeye kugira ngo coins zijye mu maboko y'abantu nyabo. Ubu rero hamaze gusohoka gusa miliyari 7, izindi zizajya zisohoka gahoro gahoro uko aba pioneers bashya bazajya binjira bakiyandikisha. Impamvu rero nyamukuru, Pi irashaka ko buri wese ku isi ashobora kubona Pi coins ku giciro cyoroheye kimworoheye. Supply rero nini ituma hatabaho scarcity yihuse, bityo abatangiranye n'umushinga n'abinjiye ejo bose bagahabwa amahirwe angana. Kandi hano rero hari ikindi gikomeye, aho 80% z'izi coin zose zigenewe kominote, naho 65% zizajya mu bihembo bya mining rewards, 10% zizajya mu muryango ifitanye isano na Pi mu bihugu bigiye bitandukanye, aho 5% zizajya muri liquidity pools. Hasigaye rero 20% zigenerwa itsinda ry'abashinzwe kubaka Pi Network. Aya makuru tugiye kuvugaho ni amakuru akomeye, niyo mpamvu rero mbahaye ikaze bavandimwe b'Agapongosho TV. Murakaza neza mu gice cyacu cy'isesengura ry'inkuru ishyushye ya Pi Network. Uyu munsi rero turareba impamvu uyu mushinga wahisemo kugumana miliyari 100 za Pi coins ndetse ukanga gahunda yo kuzitwika. Ese ni icyemezo cyiza cyangwa ni inzira igoye? Reka tubisobanure rero mu ncamake. Ndabasuje rero mwebwe mwakoze subscribe, namwe turakora subscribe, tubahaye ikaze mu muryango mugari w'Agapongosho TV. Ahangaha niho tusanga inkuru zimeze neza z'ubusesenguzi kuri Pi Network, ndetse tukahakemurira ibibazo byinshi bijyanye n'uyu mushinga wa Pi Network. Nimba uri umupioneers wa Pi Network ukaba ugeze kuri iyi channel bwa mbere, kora like ubundi ukande subscribe, tujye tubana buri munsi. Ibintu rero tugiye kuvugaho mu ncamake, kominote ya Pi Network bamwe na bamwe bavuze ngo nibatwike miliyari 20 z'amapi. Impamvu rero nyamukuru nuko Pi Network itazitwitse, nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Ubundi turebe ese nimba izo ngizo zikiri kumayiningwa, ubwo bishatse kuvuga ko urugendo rurakomeje rwa Pi Network. Ahangaha urasobanukirwa ese Pi Network koko iracyakomeje urugendo ruhambaye ku buryo rwanamara n'imyaka 10. Ese umugabane wowe ufiteho nk'umupioneer bitewe n'igihe watangiriye ni uwuhe? Ese ni 80%, 35%, 10%, 20%, 5%? Mbega urabarizwa he muri uwo mutungo wowe utunze? No kuvuga ngo rero nako umutungo wowe uzagabana ni uwuhe? Reka rero turebe ese kominote ishaka ko miliyari 20 zitwikwa nyine, mbega bakazitesha agaciro, ubundi ifaranga rya Pi ntihagire umuntu uza kongera kuri mininga. Ese ibi bari bagamije iki? Ese mu magambo arambuye, Pi Network irashaka kubaka ikinyabiziga cy'ifaranga rifunguye kuri bose, aho umuntu rero wo mu mujyi wa Kigali, wa Lagos ndetse no muri Mumbai ashobora kugira uruhare rungana
bashobora kugira uruhare rungana. Gahunda rero yo gutwika coins ni icyemezo cya politike y'ifaranga cyubakiye ku buringanire. Gahunda yo kudatwika, banze gutwika coins ni icyemezo cya politike y'ifaranga cyubakiye ku buringanire mu gutanga amahirwe angana ku bantu bose. Reka rero tubane muri iki kiganiro. Nimba ugeze kuri uyu muyoboro ukaba uri kumva ikiganiro, kora like kugira ngo YouTube ikomeze ishyigikire bino biganiro ibigeze kure. Bavandimwe rero ba Gapongosho TV, murakaza neza mu gice cyacu cy'isesengura ry'inkuru ishyushye ya Pi Network. Uyu munsi rero turareba impamvu uyu mushinga wahisemo kugumana miliyari 100 z'amapayi coins ndetse ukanga gahunda yo kuzitwika. Ese turareba ni icyemezo cyiza cyangwa se ni inzira igoye ndetse inzira ndende? Reka tubisobanure rero. Uhereye igihe Pi Network yatangiriye nk'igerageza iri muri testnet ryoroshye rya kanda ubone cyangwa se tap mine, Pi Network rero yageze kuri ubu ngubu ifite abantu bayikoresha cyangwa se abapioneers basaga miliyoni 60 ku isi hose, kandi irimo kwitegura kwinjira mu isoko rusange. Ariko nubwo hari benshi basabye ko nibura miliyari 20 zatwikwa, Pi yavuze ngo oya, tuzazigumana zose. Impamvu rero nyamukuru, Pi irashaka ko buri wese ku isi ashobora kubona Pi coins ku giciro cyoroheje cyangwa se ku giciro gitoya. Supply nini rero ituma, cyangwa se supply nini niba shyiraho Pi nyinshi nyine tukazibona, ubwo niyo supply nini ituma hatabaho scarcity yihuse, Pi kubura nyine byihuse. Bityo rero abatangiranye n'umushinga n'abazinjira tomorrow, ejo, bose bagahabwa amahirwe angana. Kandi hano hari ikindi kintu gikomeye, aho 80% by'izi coins zose zigenewe community. Muri iyo 80% zigenewe community, harimo 65 zizajya mu bihembo bya mining rewards. Ubwo nyine nizo twebwe turi ku mining. Twebwe ubwo wowe nimba uri ku mininga uri gukora kuri iyi 65. Niyo mpamvu ngiye nimba mininga buri munsi wowe ukanyuzamo iminsi, ngiyewe ndi kukurusha, wowe uri kugenda ufataho bike bike. Ubwo turi ku mininga by'umwihariko 65%. 10% rero nazo zizo Pi zizajya mu miryango ifitanye isano na Pi mu bihugu. Ubwo hari indi miryango ifitanye isano na Pi mu bihugu runaka. Ubwo ni yateye inkunga nyine Pi Network. 5% zizajya muri liquidity pools, wenda mu gihe izaba igiye kulistingwa kuri za Binance, Coinbase, KuCoins n'andi exchange yose. Hasigaye rero 20 kuri iryo jana nyine zizagenerwa itsinda ry'abashinzwe kubaka Pi Network, ariyo Pi Core Team. Ngira ngo wowe nimba uri umuminer, wowe uri gukora kuri 60%. Core Team yo ifiteho 20%, iriya miryango yo mu bihugu 10%, liquidity 5%. Ngira ngo urumva nimba utamininga buri munsi, urumva bari ikibazo. Kuki rero batatwitse miliyari 20 nk'uko community bamwe babyifuje? Cyo nicyo kibazo gihari. Pi Network ivuga ko kugabanya supply kugera kuri miliyari 20 bituma igiciro kizamuka cyane ku buryo bwihuse, bigahita rero bibuza abantu benshi cyane abo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kwinjira mu mushinga wa Pi Network. No kuvuga ngo izo miliyari bazitesheje agaciro. Urumva ko abari gukora mining wenda guhera none nta Pi bongera kubona. Bo rero bashakaga ko izo Pi bazitwika. Reka turebe rero icyo bakoze. Aho kuzitwika
izo coins bahisemo kugenzura inflation binyuze muri halving. Halving ni ukugabanya mining rate uko imyaka ihita. Ni ukuvuga ngo uko imyaka ihita mining rate, izo P winjizaga mu isaha zaragabanutse, ntabwo arizo P binjizaga mu isaha muri P network nyine wenda 2020 zitandukanye n'iz'ubu ngubu. Ubu ngubu kera wenda nimba warinjizaga payi ebyiri mu isaha, ubu ngubu urinjiza 0.00 gutyo mu isaha. Urumva ko rate barayigabanyije, aho kugira ngo izo miliyari 20 bazitwike bazikureho ntibazihe abantu bari gukora mining ubu ngubu. Noneho barangije bashyiraho uburyo bwa KYC kugira ngo n'izo payi zizajye zijya mu bantu ba nyabo batari amarobo. Ubu rero hamaze gusohoka miliyari 7.8 z'amapi. Izindi zizajya zisohoka gahoro gahoro uko abapioneers bashya bazajya biyandikisha. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo nta muntu wakererewe muri P network. Haracyari miliyari 100. Muri izo miliyari 120 ntabwo zigeze zitwikwa. Abantu bari ku mining rero ubu ngubu bari gusaranganya izo miliyari 20. Ari nayo mpamvu rero ibi ngibi nibyo bituma igiciro gikomeza kiri hasi, kuko payi ziracyatangwa umunsi ku munsi. Ngira ngo buri munsi ntabwo habura abiyandikisha mu mushinga wa P network. Mu magambo rero arambuye, Pi network irashaka kubaka ikinyabiziga cy'ifaranga rifunguye kuri bose, nta muntu uhejwe. Aho umuntu wo mu mujyi wa Kigali, uwo muri Lagos ndetse n'uwo muri Mumbai, uri muri USA, uri Lusaka, Bujumbura, Kinshasa, Dar es Salaam, ino mijyi yose, buri muntu wese ipari, buri wese muhabwe amahirwe angana yo kubona ku ifaranga rya P network. Ndetse rero n'uwa Mumbai ashobora kugira uruhare rungana, bose bagomba kugira uruhare rungana ku ifaranga rya P network. Gahunda rero yo kutatwika coins cyangwa se amapi ni icyemezo cya politike y'ifaranga cyubakiye ku buringanire mu gutanga amahirwe. Ese wowe urabona iyi nzira izatanga umusaruro cyangwa se izatuma agaciro ka P gasigara hasi igihe kirekire? Wenda igiciro cya P kikaguma hasi igihe kirekire kubera ko banze gutwika izo P. Ariko nabwo kwaba ari ukwikunda, kuko umuntu wese agomba kuzatunga ifaranga rya P, cyane cyane ko ifaranga rya P rizakoreshwa mu isi hose. Twandikire rero igitekerezo nawe aho munsi muri comment, utubwire se igiciro urakibona ute mu iminsi ko gihagaze? Urabona kizazamuka gute? Payi zikiri gutangwa, supply ikiri kwiyongera kugira ngo buri muntu wese abashe kubona P network payi. Uvuga ngo rero biranumvikana, kuko Bitcoin murabizi ko abantu baba bazitunze ni bakeya, abantu bazitunze, abantu bazimayininze mujya mwumva ko ari bakeya. Ariko Pi network yo yahaye uburenganzira umuntu wese aho yaba aherereye hose, by'umwihariko no mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, kugira ngo abe yatunga kino giceri kigiye kujya gikoreshwa ahantu henshi ku isi. Ni ukuvuga ngo rero aho miliyoni 60 batunze P, urumva ko ni igikorwa gikomeye, aho umuntu wese atunze ubutunzi bw'iri faranga. Kandi ikindi, Pi network izakoreshwa muri utility, ntabwo izacuruzwa. Niyo mpamvu rero nta nubwo ari ngombwa kugumya wibaza ku giciro cyane, kuko Pi network ni ifaranga bazakoresha kandi bashaka ko rizaba rifite stable value, agaciro kari stable kadahindagurika.
ubwo rero dutegereje igiciro cya P, ariko bashaka ko P igera ku muntu wese akazabasha kuyasesinga. Gusa aho tutabatunganya, ngewe nshobora kugira nyinshi bitewe n'igihe natangiriye kumayininga, wowe ukagira nkeya bitewe n'igihe watangiriye kumayininga warakererewe. Murabizi ko ubu ngubu ushobora kumara icyumweru ukorera payi utarayibona, payi rwose itariyongeraho. Ubu ngubu kubona payi 10 biragoye, ariko bigaragaza ko turi gusaranganya izo miliyari 20 gusa nizo zari zisigaye, nizo zikiri mu nzira. Ubwo rero ntabwo uhejwe ku mayininga, kora mining uhereye nanone. Nimba ukeneye linki urayibona rwose, ubundi ukore mining ya P network. Abantu rero mwakomeje muvuga ngo n'ubundi open mainnet irageze, ubusi narakererewe. Oya, izo miliyari 20 nawe wabonaho wenda nka P 50 bitewe n'igihe watangiriye, cyangwa se niyo wabonaho P 10 nabyo birahagije. Ndabakunda rero, ciao ciao.